ndagerageza gusuhuza abantu bose banyumva muri iyi video, abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'inshuti z'abanyarwanda. Hari ibintu bishya ubushakashatsi bumaze kugeraho, cyane cyane ko atari mu rwego rw'igihugu gusa, ahubwo ari mu rwego rw'isi. Mu rwego rw'isi ndetse bigakomeza bikagenda bikagera no mu rwego rwo hanze y'isi, ibyo twita cosmic knowledge, ni ukuvuga ibirenze isi, ko hariho umuryango ibiremwa byose byaremwe bihuriyemo witwa umuryango w'urumuri, cyangwa se mu zindi ndimi la famille de la lumière, cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza the family of light. Uyu muryango ntabwo umaze igihe kinini uzwi ku isi, niyo ugitangira gusakara, ariko abatuye isi bakomeje gutegereza cyane amahoro, bagomba gutegereza ibyiza bateganirijwe, bagumije gutegereza nk'utegereje umukiza. Kubera ko biri mu nzira rero binyuze muri uyu muryango, uwo muryango w'urumuri, kuko urumuri bivuga amakuru. La lumière est information, light is information. Kandi isi ikikennye ni amakuru idafite, itazi, ibiyibaho itazi impamvu, ibiba ku bana b'isi batamenye uko bigenze, bigaragara ko hari amakuru bahishwe. Ubwo rero kuba barahishwe amakuru nk'ayo ya ngombwa abareba n'ubuzima bwabo, bagakomeza guhezwa mu gihirahiro cyo kuba ibyo twakwita misinformation, bakaba barahawe amakuru atariyo ku byo bari byo, ubuzima bwabo, ku miryango, bakabona gusa ibibi n'ibindi bibacikira hejuru, ariko ntibamenye inkomoko yabyo n'impamvu yabyo. Niyo mpamvu ubushakashatsi turimo bugaragaza ko umuryango ugomba gusobanura byose, urimo byose, urimo gukandagira ku isi, ari wo muryango w'urumuri, la famille de la lumière or the family of light. Ibyo rero natwe twawugezemo ari uko dukomeza gushakashaka. Niyo mpamvu nahamagarira buri wese utuye isi, urambiwe no kuba mu gihu, urambiwe ibinyoma bituruka mu myemerere, bituruka mu miyoborerwe, byose bigahuriza hamwe gutsikamira umwana w'umuntu, bigatuma umwana w'umuntu aba nk'ikigoryi, aba nk'umuntu utazi aho ari, aba nk'umuntu ukangishwa gusa, ariko nta cyizere afite cy'ejo hazaza. Ahangaha rero ndasanga dutangiye ibiganiro biganisha aho ngaho kuri uwo muryango, tuzagenda tubagezaho, tugashaka ukuntu twabahugura kuri uwo muryango, kandi abantu babikurikiranye bafitiye amatsiko bakazabona barawinjiyemo nk'uko natwe twawinjiyemo, kuko ni umuryango udashaka abayoboke, ni umuryango utirukanka uvuga wenda nk'uvuga inkuru nziza cyangwa se ngo ivanjiri, oya, ahubwo ni ukuri kwambaye ubusa. Ubwo hari ibintu bigeze kuri 5 bivugwa. Hari ubuzima, ariko hakabanza icyitwa urukundo, kuko urukundo ni rwo muremyi. Hakaza kubaho ndetse urumuri n'ukuri
bigataho, ugasanga ko ibyo bintu bije bidusanga kubera ko twabibwiye ukundi, twabyitiranijwe n'imibereho, tubyiteranya no gushaka indonke ndetse no mu bintu bifatika by'imitungo, ni na memuke ndamuke. Ibyo rero nibyo tugiye kuzaganiraho mu minsi iri imbere, kwari ukugira ngo mbibateguze. Murakoze.